twigisha duhuza n'Imana, ibintu byose dukoze biyihumurira neza, witerwa ubwoba rero n'abantu banga ibintu byabo, ku Mana bizagenda ari impumuro, kandi amasura ahumurirwa n'ibyawe ntabwo atuye inaha, ntabwo atuye. Cyangwa gatanu, umutwe uba mu bwonko butekereza, ubwonko butekereza. Imana igutekerereza ntabwo ituye inaha, umutwe ukubarira imibare ntabwo utuye inaha. Imana niyo imenya ibyawe, niyo mpamvu yavuze ngo nakumenye ntarakurema, utaraba urusoro mu nda ya nyoko, nakwejeje utari wavuka, gushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ndashimira Imana yakugambiriyeho abantu batarabitekereza, ndashimira Imana igufiteho gahunda. Haleluya. Tuguhaye ikaze kuri Mosi TV. Bakirisito tugana mu ijuru, muze dushikame kwimiraba iri mu rugendo, iratudindiza ikatuzunguza tukanyeganyega. Ibibazo byo muri ubu buzima ntabwo birangira, bihindura isura kimwe kikavamo akaza witindi. Ayirwa amatana nawe Yesu, akagendera mu ijambo ryawe. Indirimbo ya Salomo ibice 4 n'umurongo wa 4. Turaza gusimbuka tujye ku bice tujye ku murongo wa 9. Indirimbo ya Salomo ibice n'umurongo wa 4 yaravuze ngo ijosi ryawe rimeze nk'umunara wa Dawidi, wubakiwe gushyingurwamo intwaro, udendetsemo ingabo 1000, ingabo zose z'intwari ze. Tujye hirya ku murongo wa 9. Murongo wa 9 aravuze ngo wasabye umutima mushiki wanjye, mugeni wanjye, wasabiye umutima n'ijisho ryawe n'umukufi w'urukundo wo mu ijosi ryawe, wo mu ijosi ryawe. Komeze mu bice 7. N'umukufi wo mu ijosi ryawe. Bice 7 umurongo wa 5 aravuga ngo ijosi ryawe rimeze nk'umunara wubakishijwe amahembe y'inzovu, inkesha zo mu maso yawe zimeze nk'ibidendezi by'Iheshiboni biri ku irembo ry'Ibatirabimu. Izuru ryawe rimeze nka wa munara w'i Lebanoni werekeye i Damasiko, umutwe wawe wemye nka Karumeli, n'umusatsi wawe usa n'umwenda w'umuhengeri, umwami atonesha uwo umusatsi uboshye. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Aya magambo arahenze, ariko mwese mumenyereye yuko avugwa n'abakobwa n'abasore bahana imitoma, ariko burya natwe turi abageni ba Yesu. Iri torero rya Kristo ryose ryitwa abageni. Umukwe ni Yesu, kandi ni umukwe wa twese. Haleluya. Rero nkurikire cyane, ndahamya yuko aya magambo ari ubwa mbere uyumvishe mu ubu buryo. Shaka kukubwira ibintu bikomeye ukamenya icyo ugomba gukora muri uyu mwanya, ni nacyo cyakuzanye. Haleluya. Ubundi
iri jambo rirahenze, haleluya. Oh Yesu we, ijosi ryawe hariya ku bice 7 umurongo wa 5 wumvisha bavuze ngo iki? Ijosi ryawe rimeze gute? Nk'umunara wa Dawidi, hanyuma wubakiwe gushyiramo intwaro. Haleluya rero. Hubakiwe gushyiramo intwaro. Ntabwo ari ibintu biri aho gusa, ni ibintu bikora, ni umumaro, ni ububiko. Hanyuma reka banze bibutse ko ijambo rivuga ko Kristo ari we mutwe w'itorero. Byo turabyemeranywaho. Kristo ni umutwe w'itorero. Biravuze ngo rero twe turi iki gihimba, twe turi igihimba. Ijosi ni iri, ijosi ni iki? Haleluya. Uburyo rukumbi Imana yashizeho uduhuza n'Imana ni amasengesho. Iki kintu cyitwa ijosi, iri josi ririmo kuvugwa ahangaha niyo masengesho. Umuntu wese ushaka guhuza umutwe n'igihimba akoresha ijosi. Nta muntu n'umwe ufite umutwe uhuye n'igihimba kitagira ijosi, ntawe. Cyo tuvuze nibyo. Ariko rino josi ryo rifite ibyirato, kuko ngo rimeze nk'umunara wa Dawidi, ngo kandi wagenewe gushyingurwamo ibintu byitwa intwaro. Haleluya rero. Jambo rya mbere, umuntu wese kugira ngo yitwe umuntu nuko agira umutwe, akagira igihimba, akagira n'ijosi. Abuze kimwe muri ibyo ntabwo yakwitwa umuntu wuzuye. Yakwitwa umuntu ariko wavukanye ubumuga. Ubumuga. Kavuga ati afite ubumuga bw'ijosi, nta josi agira kandi ntiriremwa. Abahanga bazi gukora insimburangingo, ntabwo ndabona uwakoze insimburangingo y'ijosi. Wapi? Bakora iyindi, bakora iy'ukuguru, bakora iy'ukuboko, ariko ntawe ukora insimburangingo y'ijosi. Ijosi rero ni amasengesho. Niyo mpamvu amasengesho umuririmbyi yaravuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga ntabwo ashobora kugira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Haleluya, haleluya. Amasengesho umuririmbyi ageze agera banga amasengesho y'abera ashobora guhindura imigambi y'abantu, akuraho imisozi, agasenya ibihome. Yesu nashimwe. Haleluya. Mana ishimwe. Ntabwo wari wabimenya ibindi kuvuga, ntabwo urabyumva, cyakora hari uko utangiye kubyumva. Ariko nagira ngo mbaze nkubwire amakuru. Ni ukuri kw'Imana. Imana iragusuye. Imana iragusuye. Imana iragusuye pe. Naje gukubwira ijambo rivuga ngo huza. Wowe ufite inshingano yo guhuza umutwe n'igihimba gusa. Umutwe ni iki? Ibintu bireke. Kora inshingano yawe, ibintu byihorere. Wowe ufite inshingano yo guhuza gusa. Umutwe ni iki? Twamaze kubona ko Kristo ari we mutwe w'iki? W'itorero. Byo ntabwo tubishidikanyaho, twese turabizi. Kristo ni umutwe w'iki? W'itorero. Kandi tubonye yuko amasengesho ari ryo josi, tubonye ko igihimba ari twebwe. Rero igihimba ni twebwe, igihimba ni itorero, igihimba ni itorero. Niyo mpamvu iyo bavuga baravanga umugabo ni umutwe w'urugo, umugore akaba umutima w'urugo. Ubwo twebwe nyine turi kuri iki gihimba, kuko twebwe turi abageni ba Kristo. Jambo rikomeye. Ko mfashijwe Mana. Umutwe ugira ibintu bitanu bikomeye. Bingahe? Ndagirane Yesu we, Imana intabara unyumve. Umutwe ugira ibintu bitanu
bintu bihenze. Cyambere kamaze kubwira ijambo ryiza, kubera yuko ingingo zacu zose zitabinaha. Se nyumva ngiye kuvuga ibintu bikomeye, kurikira wirangara. Twebwe turi igihimba, ariko umutwe w'itorero ntabwo ubinaha ngaha. Suranyumvisha, mutwe w'itorero ari we Kristo, ntabwo abinaha ngaha. Niyo mpamvu ibiguhiga n'ibigushaka ntabwo bizagushobora. Hari ingingo z'ibinaha ariko hari n'izitabinaha. Ni nayo mpamvu utazashoborwa n'ikibonetse cyose. Ufite inshingano yo guhuza igihimba n'umutwe. Iyo niyo nshingano yawe. Pedestation relax. Haleluya. Kandi icyo gihimba kitabinaha nicyo gifite uduce dukomeye tunakenewe. Cyambere aya cyambere umutwe niwo ufite amaso. Bivuze iki? Biravuze ngo amaso aturebera ntabwo abinaha ngaha. Ukubwira yuko yakubonye arabeshya. Imana ikurebera irahari. Ukubwira ko yakubonye arabeshya. Imana igufite mu biganza. Ikurebera ntabwo ituye inaha, ntabwo iba mu marangamutima, ntabwo ituye mu mazu yubatswe. Turimo turagendana. Umutwe ufite amaso. Amaso arebera abantu b'Imana, ntabwo atuye inaha. Ndashaka ngo ubanze uhamye uvuge ngo Yesu we, ndagushimira ko amaso andebera adatuye inaha. Hari umuririmbyi warimye, ndashimira Yesu mwiza utandeka umunsi ku munsi amba bugufi. Ndashimira Yesu mwiza utandeka umunsi ku munsi amba bugufi. Amaso arebera abantu b'Imana ntabwo atuye inaha. Nubwo akurebuzwa atuye inaha, ariko amaso akurebera iby'umumaro ntabwo atuye inaha. Nubwo ufite akureba aho ugiye, ariko akurebera ibikwica ntabwo atuye inaha. Nubwo ufite akugambiriraho ibibi, nubwo ufite amaso akugambanira, nubwo ufite amaso akugenda areba ibyo wakoze, ariko amaso atunganya ibyacu. Amaso aturebera inzobo, amaso aturebera ababisha, amaso aturebera ibiduhinga. Amaso ntabwo atuye inaha. Hereza Imana icyubahiro. La gando sivole habinweria lekosia bas ntabwo atuye inaha. Wabyigijeyo Yesu ibyari bitwasamiye, urabidukingira tuzahora tugushima. Wabyigijeyo Yesu ibyari bitwasamiye, urabidusimbutsa tuzahora tugushima. Shima Imana ko amaso akurebera, amaso agucungira, amaso areba ibitero bohera, amaso areba ibitego bagutega, amaso areba inzobo bacukuye. Turashima Imana ko atabinaha. Hamiriza Satani, mubwira ngo urabeshya, ntabwo uzashobora. Nubwo ntuye inaha ngaha, ariko umutwe wanjye ari we Kristo ntabwo atuye inaha ngaha. Imbaraga zintabara ntabwo ziri inaha ngaha. Shimwa Yesu, ntabwo atuye inaha. Shimira Yesu ko adatuye inaha.
shimira Yesu ko adatuye inaha. Jambo rya kabiri, ku mutwe habaho amatwi. Amatwi yumva ibyawe ntabwo atuye inaha. Abakubwira ko bakumvishe barakubeshya, abakubwira ko babyumvishe bazabirwanya barakubeshya. Iduhamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Yavuganye nawe nibesha. Yakubwiye kera niyo yongeye kuvuga, ibyo yakubwiye byose izabikora. Izakuza muri kwicaze mu bikomangoma, ntuzibagirwe ko wahoze wicaye mu ivu, aho twita ku cyavu hameze nk'ahavumwe. Tuzaca tuvuga ngo irera tunongereho ngo nirubasha. Tuzajya tukwita umubyeyi, kuko natwe turi abana bawe, kandi bwite ntituri ibibyarirano. Reka bakuvuga bavuge bafite igihe, nibizavugwa niwabyumva uzaceceke, kuko Imana yakuvuzeho bataravuga, kandi ikindi yakumenye ukiri urusoro. Yaherekeje Gideyoni mu ntambara, yambukije Abisiraheli inyanja itukura, ibakiza amaboko akomeye ya Farawo. Ntugire ubwoba, ntugire ubwoba. Umutwe ufite igice cya gatatu gikomeye cyitwa umunwa. Abakuvuga bafite igihe, ariko n'ibintu uzumva uzaceceke. Imana ikuvugaho yakuvuzeho bataravuga. Turashimira Imana yavuze mbere yabo, kandi turashima Imana ko yongeye kuvugana nawe, kandi ko ibyo ivuze biravuguruza ibyo bavuze byose. Ongera uyishimire ko ikuvugira idatuye inaha ngaha. Haleluya! Yesu we. Abo twavuganye, abo dufitanye isezerano, muhumure nimuzagwa mu nzira. Oya, muhumure nimuzagwa mu nzira, muhumure nimuzagwa mu nzira. Muhumure nimuzagwa mu nzira. Ndashima Imana itari butuma ugwa nzira. Icya kane gikomeye, ku mutwe habaho amazuru, kandi Bibiliya ikavuga ngo twe turi impumuro nziza y'Imana. Twe turi impumuro. Biravuze ngo iyo twamaze gusenga amasengesho duhuza n'Imana, ibintu byose dukoze biyihumurira neza. Witerwa ubwoba rero n'abantu banga ibintu byabo, ku Mana bizagenda ari impumuro, kandi amazuru ahumurirwa n'ibyawe ntabwo atuye inaha. Ntabwo atuye. Cya gatanu, umutwe uba mu bwonko butekereza. Bwonko butekereza. Imana igutekerereza ntabwo ituye inaha. Umutwe ukubarira imibare ntabwo utuye inaha. Imana niyo imenya ibyawe. Niyo mpamvu yavuze ngo nakumenye ntarakurema, utaraba urusoro mu nda ya nyoko, nakwejeje utari wavuka, gushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ndashimira Imana yakugambiriyeho abantu batarabitekereza. Ndashima Imana igufiteho gahunda. Haleluya! Abitonda rero bagahuza ubutuna bw'ipusi ngo baraguhitanye. Ndashimira Imana ko hari amaso akurebera atari inaha. Abakugambiriraho ibintu bibi, ndashimira Imana ko igutekerereza idatuye inaha, igufiteho umugambi uzababanaho none n'ejo bundi. Haleluya! Bazabitoba bifata ubusa, babikoroge ikurebere, babigambirire bacura umugambi ikumvire badahari.
wowe ufite inshingano imwe yo guhuza umutwe n'igihimba, yo guhuza amakuru, guhuza amakuru n'igihimba, huza umutwe n'igihimba. Amasengesho yawe ameze gute? Uri umunyantege nke mu gusenga, ntabwo uzi gusenga, nyamara wari ufite cano. Iyi bayita cano, iyi ni cano, iyi ni cano, ni wo muyoboro. Haleluya. Hari umuririmbyi wavuze ngo umuyoboro ungeza w'amakuba, muri iyi minsi ufite akazi kenshi, kunzi wanjye muganyira mumuriza, intashyo nyinshi ajya nyohereza, zimwe kw'igihe kigeze kure, ubwo nzabana n'umukunzi wanjye, twigumane ubudatandukana, amarushwa n'ibibazo byo mu zongera ku. Haleluya. Imana ijya kundema, nawe yabanje kubaza, yabikoze nk'uko ibishaka, nk'uko yari yaragambiriye, igihe nari mu nda ya mama, ntawaruzi imibereho yanjye, uko nzabaho byari ibanga ry'Uwiteka Imana ikomeye. Iminsi yo kubaho kwawe Imana ifite mu kiganza, izi ibyo ibwira kukugirira ngo ejo hazaza habe heza cyane. Yandemeye igihe cyo kuvuka, ishyiraho n'umunsi wo gupfa, yangeneye igihe cyo kubiba, ishyiraho igihe cy'isarura. Iyo ubuzima bukunaniye, inshuti zose zigushizeho, umurima nikura ku cyavu, ikicazanya n'abakomeye. Iminsi yo kubaho kwawe Imana ifite mu kiganza, izi ibyo ibwira kukugirira ngo ejo hazaza habe heza cyane. Haleluya. Ufite akazi ko guhuza, wowe niko ufite. Terera imisozi uhuze, senga wiyirize ubusa uhuze, fata ijosi niryo shingano zawe. Nugufata ijosi kareka gusenga kubera yuko wahuye n'ibikuremerera, kareka gusenga kubera ko warwaye, kareka gusenga kubera yuko hari uwakuvuze nabi, kareka gusenga kuko abana babuze amashuri, kareka gusenga kuko umugabo cyangwa umugore mutahuje, ahubwo ugasenga kugira ngo uhuze amakuru y'inaha n'ay'ijuru, kugira ngo ibigushaka bikubure. Wihishe amakuru yawe ukayahuza n'umutwe, ikurebera rikareba, ikumvira ikumva, igutekereza igatekereza. Haleluya. Ivuguruza imigambi yabo ikakuvuga itandukanye n'ibyo abantu bavuze, kuko iravuga, ifite umunwa nayo izi kuvuga. Niyo mpamvu ikamburuza imigambi, niyo mpamvu ivuguruza ibyo bavuze. Haleluya rero. Haleluya. Ndagira ngo dusenge. Ufite ijambo ryitwa guhuza amakuru, guhuza iki gice cyo haruguru cyitwa umutwe n'igihimba, kandi igihimba n'umutwe bihuzwa n'iki? N'ijosi. Kandi dusanze ijosi ari iki? Ari amasengesho. None amasengesho yawe ni umuyoboro, niyo cano Imana inyuramo igakora. Amasengesho nizo mbaraga zonyine ziduhuza n'Imana. Amasengesho niwo muyoboro. Ureke wowe ukunda ibiryo kurusha umudaho, ntiwakwiyiriza ubusa, ntuzi gusenga. Niyo bagusengera ubanga ubuse birafashe, kubera yuko bitafite isoko biturukamo. Ariko iyo umuntu afite amasengesho nta kimushobora. Ijambo rya mbere bantu utangariza abadayimoni ngo murabeshya, ibyo mwagambiriye kuri jye nta na kimwe kizafata, kuko amakuru yanjye nta
ntabwo abi n'ahangaha, nubwo hari igice kiri n'ahangaha ariko hari n'ikidatuye n'ahangaha. Murabeshye ntabwo muzashobora. Imigambi yanjye ituruka ku Mana, intekerezo ziva ku Mana, ubwenge bwanjye buri ku Mana. Abimbwira ko bazansaza barabeshya, ntacyo bazantwara, bibitse mu Mana. Haleluya, haleluya. Hari umuririmbyi waririmbye ngo ubuzima bw'ibimera ngo Imana yabubitse mu butaka, ngo hari n'ibindi bintu Imana ngo yashyize ubuzima bwabyo mu isanzure, ngo ubuzima bw'izuba ngo ni ukwezi, ngo ni inyenyeri zose, ngo Imana yabishyize mu isanzure, ngo ariko ubuzima bw'ibimera ngo Imana ibushyira mu butaka. Aravuga ngo ubuzima bw'umwana w'umuntu ngo buri mu Mana, nta Mana nta buzima. Aravuga ngo ntundekure Mana we, nagufite nta buzima sinabaho. Haleluya. Ariko natwe iyo tumufite tuba dufite ubuzima, tubaho. Haleluya. Baho yewe genda ubeho, baho